neza nshuti bavandimwe bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 nongeye kubakomeza muri iki gihe cy'icyunamo muri iki gihe twibuka abacu cyangwa mu gihe twashyiriweho kugira ngo twibuke abacu nubwo ubibuka iteka ariko ndakubwira ngo ukomere Imana iguha imbaraga icyatumye usigara icyatumye ubaho nuko hari umugambi Imana ifite ku buzima bwawe kandi hari imbaraga wagira ugakomeza kubaho umwanya wawe ndetse no kubwabawe bagiye ndifuza ko tuganira gatoya ku gikomere kizanwa no gupfusha umuntu wawe ni igikomere gikomeye gukira gikizwa n'Imana yonyine navuga ko icyo gikomere kigenda kirushaho gukomera bitewe n'urupfu uwacu cyangwa se uwawe yapfuye ushobora gupfusha umuntu wamurwaje nubwo urwaje ufite ibyiringiro ko ashobora gukira kirakomeye nacyo ariko bipfa koroha ushobora gupfusha umuntu wawe upfa rutunguranye nacyo kigenda kirushaho gukomera ariko noneho bikomera cyane iyo wiciwe nuvuga ngo umuntu wawe bamwambuye ubuzima ntiyagombaga gupfa nta kibazo yari afite ariko bamwambuye ubuzima gihinduka igikomere gikomeye cyane mu mutima w'uwo byagiriwe none abanyarwanda dufite umwihariko wo gupfusha kwicirwa abantu bawe barenze umwe kandi mu gihe cy'icyarimwe bibereye icyarimwe ngo bihinduka igikomere gikomeye cyane noneho mu buryo umuntu yagikizwa n'Imana yonyine ariko nyakubwire ko Imana ikuzi kandi izi uwo mubabaro wawe kandi iwumva dusoma mu buhanuzi bwabwirwaga Mariya nyina wa Yezu muri Luka ibice 2:35 barimo bamubwira umwana we ibyo azakora ariko bageze hano baravuga ngo kandi ngo inkota izaguhinduranya umutima inkota izagucumita mu mutima nuvuga ngo uburemere bwo gupfusha wawe cyangwa kwicirwa wawe n'Imana irabizi ibyo bintu byabwirwaga nyina wa Yesu bavuga ngo inkota izamuhinguranya umutima izamucumita umutima nuvuga ngo uyu muntu yiciwe hari ikintu kinini gikoreka mu mutima we hari igice cy'ubuzima bwe kiba kigiye iyo wiciwe uwawe none kwicirwa abantu benshi icyarimwe kandi nawe utariho nawe urimo wamburwa ubumuntu ndetse bakicwa ubareba nuvuga ngo bisiga igikomere kinini cyane bisiga umwobo ukomeye cyane mu mutima w'umuntu nagira ngo rero nkubwire ngo ntukirenganye kino gihe tugera mu cyunamo cyangwa ubuzima bwawe bwa buri munsi ukumva urarize ukumva wanze kubaho ukumva umerewe nabi ukumva nturiho nagira ngo ntiwirenganye kuko umuntu wese wahuye n'ibyo ngibyo barakwicira abawe ureba nawe barimo baraguhiga nawe nturiho cyangwa se wafashwe ku ngufu cyangwa se wakomeretse ibintu bitandukanye cyangwa se warebye scene ziri horrible cyangwa ziteye ubwoba ibyo byose ni ibintu bigenda bikica umuntu bigasiga umuntu abaye igisenzegeri rero Imana yacu ishobora kongera igakiza umutima w'umuntu ariko hari n'uburyo natwe nk'abantu bahuye n'ibyo ngibyo dushobora kugerageza kwifasha Imana yacu itugirire neza nemaze kuvuga ngo igikomere kigenda kirushaho gukomera bitewe n'urupfu wawe yapfuyemo ikindi gishobora gutuma igikomere kirushaho gukomera n'uburyo cyasanze umutima wawe umeze nukuvuga ngo niba ngize ibyago bikomeye bikaba ku buzima bwanjye bigasanga umutima wanjye n'ubundi ari igisenzegeri wari warangijwe n'indi mibabaro nahuye nayo icyo gikomere kirushaho kunkomerera kuruta undi muntu ikindi kintu nukuva mu gikomere noneho ukisanga muri miliye itari mu rukundo ukisanga ahantu hatari mu rukundo tuvuge nk'abana b'imfubyi bajya mu miryango itari mu rukundo itabitayeho nk'uburyo nk'uko bikwiriye nuvuga ngo ibyo byose ni ibintu bigenda bikongera igikomere mu buryo bukomeye ikindi kintu kitwongerera igikomere ni umuco wacu wa Kinyarwanda wundi uvuga ngo ihangane umuntu yarageze mu gihe cyo kurira mu gihe ashaka kuvuga agahinda ke no kugaragaza tukamubwira ngo ihangane tukamubwira ngo wirira tukamubwira ngo ube umugabo mbese kuba umugabo nuko utarira tukamubwira ngo ceceka atagira umuntu ukubona ese ubwo hagize umuntu ukubona urira nuvuga ngo ibyo byose nabyo ni umuco wacu nawo utuma cya gikomere cy'umuntu kirushaho gukomera ikindi kintu nukubuza noneho umuntu uburenganzira bwo kurira nkuko muri Jenoside byari bimeze nta burenganzira bwo kurira bwari buhari ntago warira kandi udafite n'umuntu uririra ahubwo nawe urimo kwirukanswa ibyo byose ni ibintu bigenda bigatuma igikomere kirushaho gukomera nk'ubu nanone abantu biciwe abantu nko muri 63 nuvuga ngo babujijwe burundu uburenganzira bwo kuvuga ku bantu babo bapfushije icyo ngicyo ni ikintu cy'agahinda gakomeye umuntu ashobora kubana nako ubuzima bwe bwose nibuka mama wanjye cyangwa papa wanjye bapfuye turi bakuru ariko nta rimwe bari twarigeze kwicarana nabo ngo tubwire ngo papa wanjye baramwishe kandi se wa papa bari baramwishe se wa mama bari baramwishe mu gihe kimwe ariko nta na rimwe bigeze bicara tubwire ngo papa wanjye baramwishe mama wanjye baramwishe nuvuga ngo bari barambuwe ubwo burenganzira bwo kuvuga ku gahinda kabo no kuvuga ku mabaro wabo abagore babo ari bo banyogokuru wacu nta na rimwe bigeze bicara ngo tubwire ngo napfushije umugabo sogokuru wanyu yapfuye muri ubu buryo bamujyangiye ni nuvuga ngo bari baracecekeshejwe ku buryo badashobora kuvuga ku gahinda kabo ibyo rero ni ibintu byose byongera ubukana bw'igikomere umuntu yari afite n'ubundi nacyo kitamworoheye rero Imana yacu itugire neza ndifuza ko twareba uburyo umuntu ashobora kugerageza kwivura cyangwa se kwiyorohereza ntago byoroshye nkuko navuze ni ikintu
kigenda kigakubita umutima kikawushenjagura imeze nka ya nkota bavuze kuri nyina wa Yesu ngo ni inkota izagucumita mu mutima wawe. Uko upfushije umuntu wawe ni igice cy'ubuzima bwawe kiba kigiye bitewe na lien cyangwa se n'ubusabane n'icyari kibahuje. Hari ikintu kiba gipfuye kinini cyane muri wowe. Upfushije umwana wawe, upfushije umugabo wawe, umubyeyi, ni ikintu kinini kiba kivuye ku buzima bwawe. Rero bikenera ko wareba uburyo wikiza kugira ngo ubashe gukomeza kubaho ufashijwemo n'Imana. Ikintu cya mbere kidufasha kugira ngo tubashe gukira nuko exposa igikomere cyacu. Igikomere cyo mu mutima nkuko igikomere cyo ku mubiri kimera, nuvuga ngo igikomere cyo ku mubiri harano wakomeretse wakaswe n'ikintu, icyo gikomere kugira ngo gikire nuko cyo exposwa nuko kijya ahagaragara. Igikomere cyo mu mutima rero intambwe ya mbere ibasha gutuma tubasha gukira nuko cyo exposa. Kujya exposa si ikindi nuko bivugaho. Hari abantu benshi bahisemo guceceka batavuga ku bintu byabaye kuko birenze ubwenge, bumva bimeze nka filime nk'ikintu kitari ku buzima bwabo. Ibyo ngibyo rero byongera ubukana bw'igikomere. Ariko iyo cyexpose ukakivuga aho bishoboka, igihe ubonye ugutega amatwi, igihe ubonye uwo muganira, igihe ubonye uwo mu bihuriyeho mushobora kubivuganaho, cyangwa undi muntu wese witeguye kukumva, ukabivuga, ukavuga uburebure bwabo, ukavuga ibyo wabayemo byose, ntutinye kubivuga kuko uba urimo kwikiza. Ukabivuga byose, ukabivugaho igihe cyose gishoboka. Wakongera ukibaza uti nzabivuga kugeza ryari? Nakubwira ngo uzabivuga kugeza igihe umutima wawe uzoroherwa, kuko ni umuti, nuko expose igikomere cyawe, nukugishyira ahagaragara kugira ngo kibashe gukira. Imana yacu itugirire neza. Ntago rero wakwibaza ngo ese nzabivuga kugeza ryari? Bivuge kugeza igihe uzoroherwa. Ikindi urire, niba igihe cyo kurira kigeze urire. Kurira ni umuti, ni uburyo bwo kwivura. Umuntu wese wabujijwe kurira abana igikomere ubuzima bwe hafi ya bwose. Niba hageze igihe cy'icyunamo, niba ubyibutse urire. Niba ufite uwo mwarirana n'uwo mwabibwira, n'uwo wabibwira mukabiganiraho, urire. Igihe kizagera Imana iguhoze umutima wawe, kandi igikomere nawe cyo kigenda cyoroha ukugira umwanya wo kurira, ugatinyuka ukavuga ibyo wabayeho byose, ukirengagiza. Ntibanavuga ngo ukwirengagiza umuco wa Kinyarwanda wo kutavuga agahinda k'umuntu, ariko ni uburyo bwo gukira iyo urimo ubivugaho. Ikindi gikomeye ni ukwemera gukata lien cyangwa se umurunga uguhuza n'uwakwiciye. Ni ukuvuga ngo handi cya gikomere cyo kwicirwa uwawe gikomeye kuruta izindi mpfu, nuko hari umugozi cyangwa se umurunga uhita uduhuza n'umuntu watwiciye. Nuvuga ngo umuntu wawe yambuye ubuzima n'undi muntu. Hari umugozi mubi cyangwa se hari umurunga mubi uhita ujya hagati yawe n'uwakwiciye. Kugira ngo rero ubashe gukira nuko usaba Imana nanone ikagufasha guca uwo mugozi ubahuje. Akenshi aba ari umugozi w'urwango, aba ari umugozi wo kutababarira, aba ari umugozi wo guhora, nubwo nabyo biramutse bitamutse mu mutima wawe, nubwo utabishobora ariko bikaba biri mu mutima wawe, cyangwa se ukaba udafite imbaraga zo kubikora ariko biri mu mutima wawe. Uwo mugozi mubi uduhuza n'uwatwiciye cyangwa n'uwatubabaje, ni byiza ko tuwukata. Umuntu asaba Imana akagira ubushake, Imana ikabimushoboza. Ahangaha mvuga ntago nkubwira ngo wabyishoboza ku giti cyawe, ariko uruhare rwawe nk'umuntu wagize ibi byago, wagize izi ngorane, no kugira ubushake ukabwira Imana ngo Imana, ndifuza gutandukanywa, ndifuza ko uwo murungu mpuza n'uwanyiciye wakurwaho, ndifuza ko uwo murungu mpuza n'uwamfashe ku ngufu, n'uwampemukiye, n'uwangije ubuzima bwanjye wakurwaho, nk'imbaraga zo kugira ngo uyu murunga ucike. Iyo ufite ubushake Imana iragushoboza. Ariko hari abantu benshi bumva ari ikintu ahubwo bagundira, kavuga ati nagahinda kanjye, n'umubabaro wanjye, reka nkigumanire. Ariko nagira ngo ko uwo mubabaro nako gahinda ni wowe byica. Wakwiciye cyangwa waguhemukiye yigaramiye yibereye hariya, cyangwa se nawe afite ibindi bimwirukanza, kuko kumena amaraso nabyo ntago bitanga amahoro mu mutima w'umuntu. Ariko nakubwira ngo gira ubushake bwibuza byo kurekura. Ntago kurekura ako gahinda n'uwo murunga ari ukwibagirwa bawe. Munyumve neza, ntago wakwibagirwa umuntu wawe, ntibinabaho. Ariko kurekura uwo murungu uguhuza n'uwakwiciye birashoboka, ukemera kubirekura ngo bigende, hanyuma Imana ikabigushoboza. Ariko Imana ikigusaba no kugira ngo ugire byibuza n'ubwo bushake. Imana yacu itugirire neza. Ikindi nakubwira nenda gusoza nuko gukira kwawe bisaba imbaraga z'Imana. Iki gikomere nibi twahuye nabo nk'abantu barokotse Jenoside, ni ikintu ndengakamere, ni ikintu kirenze imbaraga za muntu. Ubwo kirenze imbaraga za muntu, ni Imana yonyine ishobora kudufasha gukira iki gikomere. Nta muntu wabigufasha. Umuntu yagutega amatwi, umuntu yakugira inama, umuntu yaguha ubuhamya bwe akakubwira ati ngewe nashoboye kubabarira cyangwa nashoboye gukira mu mutima, nsigaye numva mfite ubuzima, nsigaye numva mbayeho. Ariko ni ikintu ndengakamere. Iyo ari ikintu rero ndengakamere, ikintu kirenze imbaraga za muntu, dukenera imbaraga z'Imana. Nibuke ko Imana izi imibabaro iba mu isi, iza agahinda kaba mu isi. Niyo mpamvu muri harano bavuga ngo murirane n'abarira, mwishimane n'abishimane. Nuvuga ngo irabizi ko hashobora kubaho ibintu biriza abantu. Ntago Imana yirengagiza amarira y'umuntu. Mu ijambo ry'Imana muri Luka ibice 4 umurongo wa 18, Yesu arimo kuvuga misiyo ye mu byamuzanye,
yavuze ibyamuzanye ageze hepfo aravuga ngo yazanywe no gukiza ibisenzegeri. Mu gifaransa bavuga ngo gukiza imitima imenetse, de cœur brisé. Nuvuga ngo ni imitima yabaye uducecete, ni imitima yacitsemo ibice. Mwe no mutima no mutima wababajwe ku rwego rwo hejuru, ariko Yesu ngo afite imbaraga zo kuwukiza. Nuvuga ngo mu byamuzanye harimo gukiza ibisenzegeri. Kuba igisenzegeri ni ugusigara uhagaze ariko nta buzima, kubera ko ubuzima bwawe bwababajwe cyane, kubera ko umutima wawe washenjaguritse. Mwe ko navuye ngo igikomere cyo gupfusha ni nk'inkota icumita mu mutima. Nuvuga ngo ntabwo isiga uwo mutima umeze nk'uko wari umeze, ariko Yesu afite imbaraga zo kubikora. Mu byamuzanye yaravuze ngo yaje gukiza ibisenzegeri, yaje gukiza imitima yavunaguritse, imitima yashenjaguritse. Ubwo rero igikorwa umuntu atabasha, emerera Imana, ubwira Imana ngo Mana ndifuza gukira. Nanone muri Yesaya 53:4 haratubwira ngo intimba zacu nizo yishyizeho, n'imibabaro yacu niyo yikoreye. Ni Imana yonyine yabasha kwikorera intimba z'umuntu. Umugabo twashatse, umugore twashatse ntago babibasha. Niyo wongeye kubyara n'undi mwana, tuvuga wapfushije abana ukongera kubyara abandi bana cyangwa sigarana abana bamwe, ntago bisimbura cyo gikomere watewe n'umwana wawe wapfushije. Ni Imana yonyine ifite ubushobozi bwo kwikorera intimba zacu, ikishyiraho imibabaro yacu. Dushobora no kwegera abaganga, abantu bashobora kudufasha. Ni byiza nabyo bigira umumaro, ariko umuntu wenyine ufite umwihariko wo gutanga umutima mushya ni Imana. Muri Ezekiel 36:26 yaravuze ngo nzabaha imitima mishya. Ndumva ari iryo sezerano twahagararaho uyu munsi, tuvuga ngo Mana ndemera umutima mushya. Umutima wanjye warashenjaguritse, umutima wanjye wabaye igisenzegeri, umutima wanjye warakomeretse. Uyu munsi ndemera umutima mushya. Imana yabishobora kandi yabidukorera. Imana yacu ikugirire neza. Icyo ngusaba uruhare rwawe ni ukwemera kugira ngo urekure ako gahinda kawe, ugahe umugabo ufite imbaraga zo kwikorera. Birashoboka ko wakongera ukabaho. Harimo ababibashije, nawe wabibasha. Imana igukiriza umutima, Imana iguhe kandi umutima mushya. Ikindi nagusaba uruhare rwawe, biganireho igihe cyose bishoboka. Twebwe dufite amahirwe yo kuba mu gihugu kitwemerera kuba dushobora kuvuga. Turi mu gihe kitwemerera kuba dushobora kuvuga. We kugira ibihe bimeze nk'ibyo ababyeyi bacu babayemo, ubwo batemererwa kuvuga urupfu rw'ababyeyi babo bapfuye. Wowe bivuge, biganiriza abana bawe. Ntabwo nkubwira ngo urabagaraga urwango, ntabwo nkubwira ngo ubabwire ibibi, urababwira gusa ibyakubayeho, iby'ubuzima bwawe. Wirengagize gatoya umuco wa Kinyarwanda, ubwira umuntu ngo wirira hatagira ukubona ubabaye. Oya, igihe cyo kugaragaza umubabaro kibaho, hanyuma umuntu agakira. Umuntu agomba kugira igihe cyo gukora ikiriyo, hanyuma ikiriyo kikazarangira akinjira mu buzima busa nk'ubusanzwe, akongera akabaho. Ikindi nakubwira ko udakwiriye kwirenganya. Ntabwo umutima wawe n'ubuzima bwawe bishobora kumera nk'ibyo umuntu utarigeze ahura n'ako kaga. Ntiwirenganye rero. Niba umuntu wese waciye muri jenoside akabona amahano nk'ariya twabonye ateye ubwoba, yahindutse umurwayi, ubuzima bwe hari ahantu bwangijwe, ariko birashoboka ko Imana yagukiza ikongera ikakuzura ubundi bushya. Imana ibaha umugisha, ibambike imbaraga kandi ibakomeze. Cya gikomere watewe no gupfusha uwawe no gupfusha abawe, uyu munsi wemerera Imana igikoreho, ikuremera umutima mushya. Umwami Yesu abagirire neza. Ndabakunda, ndabifuriza gukomera, ndabifuriza kubona mubayeho muhagaze muri bazima, mushobora kubana n'abana Imana ibahaye, mushobora kubaho ubuzima Imana ibahaye, tutabaraze agahinda kacu, ahubwo tubaraze imbaraga zo gukomeza kubaho no gukunda ubuzima. Reka dusenge, wibuke ko Imana ifite ubushobozi bwo gutanga umutima mushya, n'umwihariko wayo. Yarabivuze ngo nzabaremera imitima mishya. Bivuga ngo birashoboka ko Imana yaguha umutima mushya, birashoboka ko Imana yagukiza icyo gikomere. Hari uruhare rwawe, ariko uruhare runini rufitwe n'Imana igukunda, ikwitayeho, yagusigaje kubw'umugambi igufitiye. Reka dusenge, twakire imbaraga z'Imana. Imana ibaha umugisha. Data, mu izina rya Yesu, nongeye kwereka abana bawe bacitse ku icumu, aho bari hirya no hino mu isi, aho bari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zibamanukire. Uri Imana y'amasezerano, waravuze ngo zikorera intimba zacu n'imibabaro yacu yose. Ndetse uratubwira ngo mu byakuzanye harimo gukiza ibisenzegeri, abantu bafite umutima wangiritse, abantu bafite umutima wahindutse uduce. Ndaguhamagaye muri kano kanya kugira ngo ubasange aho ijwi ryanjye rizagera. Reka Mwami rizamanukane n'imbaraga zawe zo kubakiza, bakire umutima mushya, bongere kubaho, bagire ubuzima. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo, amateka yaranze iki gihugu ntazongere kubaho ukundi. Ndagushimiye Mwami w'abantu, ko uri Imana ishobora byose, akora ufite umwihariko wo gutanga imitima mishya. Mu izina rya Yesu dusenze, amen.